Hari inyandiko ziriho bivugwa ko ari izo mu myaka ibihumbi 15 ishize, bivuze ko ubwo mu myaka ibihumbi 15 ishize abantu bari baratangiye kumenya kwandika, aho bandikaga ku mabuye bakoresheje ibindi bintu bityaye. Naho iyo tugeze mu myaka y'ibihumbi 2000 ishize, tubona ko abantu batangiye kubaza imigano, bagatangira no kuyandikisha ku mpapuro za papyrus. Kuri ubu ngubu dufite amamashini na za porogaramu kabuhariwe mu kwandika no gusohora impapuro, ariko ayo mamashini nta na rimwe azigera asimbuye ikaramu. Ese ni gute abantu bavuye ku kwandikisha amabuye atyaye ku yandi, bakandikisha umugano, bakagera ku mababa y'ibiguruka bakozaga muri wino bakandika, kugeza havumbuye ikaramu iyi twese tuzi itaraburaga no kudutombokera imiti yayo ikatwuzuraho ku myenda y'ishuri. Ndagusuhuje kandi nguhaye ikaze ku Ishuri Plus. Niba ari ubwa mbere uhageze, ntibibagirwe gukora subscribe no gukunda iyi video, ukanda like, ndetse numara kuyireba wibuke kwisangiza abandi. Muri iyo myaka y'ibihumbi 2000 ishize, bitangiriye mu Bushinwa na Misiri, kubaza umugano neza bagakoza akatwe kawo muri wino byatangiye gukoreshwa hirya no hino mu isi ahari hari abantu bazi kwandika, dore ko bitari ibya buri wese. Mu myaka y'igihumbi na 500 ishize, babonye ko umugano atari sawa cyane, ahubwo babona ko ibaba ry'ibiguruka ari ryo ryabikora neza. Ubwo batangiye kwandikisha ibaba bakozaga muri wino bakandika, kandi rwose bagasanga ari ryo ryandika ibinoze kandi bito cyane. Icyakora muri ibyo bihe, umuntu wabaga azi kwandika yabaga ari umunyabugeni kabuhariwe wo ku rwego ruhambaye, kuko kwandika no gusoma ubwabyo byari bizwi n'abantu bake cyane. Abenshi munsi y'icyo gihe bari inkandagira bitabo, ntibari bazi gusoma no kwandika. Imyaka magana bakomeje kwandikisha ibaba kugeza mu mwaka w'igihumbi na 809 nyuma y'ivuka rya Yezu Kristo, ubwo ikaramu ya mbere yavumburwaga na Friedrich Flosch. Iyi karamu ya Federico noneho yari iyo ikaramu ya mbere idasaba ko kuyandikisha ubanza kwikoza muri wino, ahubwo wino yasukwagamo, maze uko umwanditsi yandika umuti ukamanukira mu mutwe wayo w'icyuma, mbese neza neza nk'uko bigenda nyine ku ikaramu wandikisha ubu ngubu. Gusa ariko iyi karamu ntabwo yandikaga neza, agatwe kayo ntabwo kari gatyaye neza ku buryo korohereza ugakoresha kwandika neza kandi yihuta. Uretse no kuba itarandikaga neza, ikaramu yarahendaga cyane, kuko igiciro cyayo gishyize mu mafaranga y'ubu yagera mu madolari y'Amerika 150. Ugatanga amadolari 150 ugataha n'ikaramu imwe nayo itandika neza. Yaguraga umugabo igasiba undi, cyakoza no kwandika ntibyari ibya bose. Iyi karamu abantu barayiretse bakomeza kwikoreshereza ibaba n'imigano mu nyandiko zabo. Gusa gahoro gahoro iyi karamu bagiye bayivugurura, maze ka gatwe kayo karatunganwa neza, noneho bigera igihe yandika neza. Abantu batangira kunoza imikono yabo bifashishije iyo karamu. Mu mwaka w'igihumbi na 888 ari nabwo amababa bandikishaga batangiye kuyashyira ku ruhande. Bari babonye noneho amakaramu ya nyayo bitaga ko yikoresha, kuko bitari bikibasaba gukoza muri wino uko bagiye kwandika buri nyuguti. Akazi ko kwandika kari kagiye koroha cyane no kwihuta. Gusa nanone muri iki gihe, abangana na 20% gusa mu bari batuye isi y'icyo gihe nibo bonyine bari bazi gusoma no kwandika. Muri uyu mwaka hakozwe ubundi buvumbuzi buteye imbere. Umunyamerika John Laud yavumbuye indi karamu, noneho ifite agapira mu mutwe wayo. Umuti wayo ukaba inyuma y'ako gapira, kikaraga uko umwanditsi agakuba ku rupapuro, maze nako uko kikaraga kagasiga umuti aho kanyuze hose ku rupapuro. Gusa iri koranabuhanga naryo ntabwo abantu barikunze cyane, kubera ko iyi karamu ya John Laud, ako gapira kayo twitaga agasasu, kari kanini cyane, ugasanga kugira ngo umuntu yandikishe iyo karamu bimusaba gukoresha ingufu z'umurengera, akuba ikaramu ku rupapuro akoresheje imbaraga zose zo mu kaboko ke. Ibyo bikaba byaratumaga urupapuro runacika. Yari ikaramu nziza y'ikoranabuhanga ryari rigezweho, ariko ntabwo yigeze ikorwa ngo ishyirwe ku isoko, kubera ko yari ifite ikibazo cyo guca impapuro. Abandi bahanga babonye ikaramu ya John Laud bagerageje gushaka uko bakwigizayo iyo nenge ngo bakore ikaramu yandika neza kandi idaca impapuro, ariko bamaze ibinyacumi by'imyaka nta kintu barageraho. Kugeza icyo gihe ikaramu yariho yari ihenze ku buryo yigonderwaga n'abakire gusa, kandi inkandagira bitabo zari zikiri zose mu isi.
Igihe cyarashize bigera mu mwaka w'igihumbi na magana cyenda na mirongo itatu, umwenjeniyeri wakomokaga muri Hongiriya Laszlo Bairo yafashe icyemezo cyo gutunganya ikaramu ya John Laud akayigira nziza kurushaho. Nyuma yo kuyikoreraho ubushakashatsi butandukanye, yaje gusanga ikibazo cy'ikaramu ya John Laud kitari agasasu kayo, ahubwo ikibazo cyari umuti wayo wari utunganijwe hakoreshejwe amazi. Wari umuti ufunguye cyane ku buryo wanyuraga mu gatwe k'ikaramu byoroshye cyane, kandi iyo wabaga umaze kwandika byasabaga igice cy'isaha yose kugira ngo uwo muti uri ku rupapuro wumuke ufate neza. Iyo warebaga nabi ibyo wabaga wanditse byarivangaga bikamera nk'amarangi wateye ku rupapuro, ibyo wanditse byose bikaba imfabusa. Ikindi Bairo yabonye kuri iyo karamu nuko kuyandikisha byasabaga ko igomba kuba ihagaze neza ishinze, naho iyo wayihengekaga ntabwo yandikaga. Icyambere yakoze, yahinduye umuti w'iyi karamu, maze mu mwanya w'umuti utunganijwe n'amazi ayikorera umuti ukoreshejwe amavuta. Agerageje uyu muti muri iyi karamu yasanze rwose ari nta makemwa mu kwandika neza. Yandikaga neza bitagombereye ko ufashe ikaramu aba yifashe ihagaze ishinze neza, kandi ibyo yabaga amaze kwandika ntibyasabaga igihe kirekire ngo byumuke, ahubwo byahitaga byumuka ako kanya. Kugeza aha Bairo ikibazo cy'aka gapira k'ikaramu yaragikemuye neza. Yahise yihutira kujya kwandikisha ubwo buvumbuzi bwe, atangira no gukora amakaramu menshi ayashyira ku isoko, ariko n'ubundi igiciro cy'ikaramu imwe cyari akayabo. Muri icyo gihe ikaramu imwe gusa yaguraga amadolari 48. Uramutse uyahinduye mu mafaranga y'iki gihe yangana n'amadolari 190 yose. Amadolari 190 ku ikaramu imwe gusa. Nubwo bwose yari ikaramu nziza, yandikaga neza kandi igezweho, igiciro cyayo cyatumaga nta muntu uyigura ku isoko, kandi nawe ntiyari kumanura igiciro, kuko nawe kugira ngo ikaramu imwe ayikore irangire byaramuhendaga cyane. Yagombaga rero kubona igishoro cye kandi akarenzaho n'inyungu kugira ngo akomeze gukora atere imbere. Kugeza mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo itatu n'umunani, nubwo hari hamaze gukorwa amakaramu menshi, ariko 33% gusa by'abatuye isi nibo bonyine bari bazi gusoma no kwandika. Mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo ine n'ine, uwitwa Marcel Louis Michel Antoine Biche, Umufaransa n'Umutaliyani icyarimwe, yamenye ikaramu ya Bairo. Michel Biche yari afite uruganda mu mujyi wa Paris, akaba yari intarwiyemezamirimo byahamye. Amaze kubona ikaramu ya Bairo, yahise abona ko ari ikaramu iteye neza kandi ishobora guhindura byinshi mu gihe yabasha kuyigabanyiriza igiciro ikagura amafaranga make ku isoko. Michel Biche yahise ahaguruka ajya kureba Bairo wiberaga muri Argentine. Aramubwira ati, ndashaka kugura formule y'iriya karamu yawe. Bairo ati, keretse umpaye miliyoni 2 z'amadolari. Kuri icyo gihe aya yari amafaranga menshi cyane. Marcel Biche yemeye gutanga ayo mafaranga yose kuko yari yaramaze kubona ikiyo karamu izamubyarira. Yaremeye miliyoni 2 z'amadolari arazitanga mu bihe bitari binoroshye, aho intambara ya kabiri y'isi y'isi yose yari irimbanije. Miliyoni 2 z'amadolari y'icyo gihe uyashyize mu gaciro ka none yakabakaba muri miliyoni 26 z'amadolari. Miliyoni 26 zose z'amadolari y'Amerika hejuru y'agapapuro kamwe gusa akavuga ngo ubu buvumbuzi ni ubwawe, ibyo gusa. Biche ntabwo yigeze ababazwa n'ibifaranga byose yari amaze gutanga, kubera ko yibwiraga ko agiye guhindura isi yifashishije iyo karamu, kandi koko ni nako byagenze. Marcel Biche avuye muri Argentine, aguze ibyangombwa by'ubuvumbuzi bwa Bairo, yatangiye akazi ko gukora amakaramu. Mbere na mbere yaribwiye ati, ni byiza ko natunganya igipapuro cy'ikaramu gihendutse cyane. Muri icyo gihe ikintu cyari gihendutse cyane kurusha ibindi ni plastike. Yahise afata icyemezo cyo gukora amakaramu adakoze mu byuma, ahubwo yakora muri plastike, uretse gusa agasasu kayo twakomeje kwita agapira, abandi banita akajisho k'ikaramu. Biche yegereye Abasuwisi bakora amasaha, babandi batunganya utuntu dutoya dushoboka cyane, maze abasaba ko bamutunganyiriza udusasu tw'amakaramu dupima byibura 0.8 mm. Nyuma y'imyaka 2 ibikoresho byose byo gukora amakaramu byari bimaze kuboneka. Atangira gukora amakaramu anayita Bic Crystal, ikaramu yahinduye amateka y'isi, nta muntu n'umwe utayizi. Yageze ku isoko bwa mbere mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo itanu, ikwirakwira hirya no hino ku isi
kugera no mu cyaro cyaherera abandi hirya mu Dusaka ikaramu ya Bic irahari kuri butike. Hafi y'imyaka 80 irashize ikaramu ya Bic ishyizwe ku isoko ariko na n'ubu nta kirayisimbura. Ikozwe mu buryo ntagereranwa ku buryo nta wundi uwo ari we wese wigeze atekereza kuyubaka mu bundi buryo yabiteye neza kurusha uko imeze ubu ngubu, cyangwa se ngo ayikore ku buryo igiciro cyayo ku isoko kiba gihendutse kurenza uko kimeze ubu. Buri kantu kose kuri iyi karamu karebweho neza kandi kitabwaho. Igiporoporo cyayo giteye ku buryo gifite inguni, bityo kuyirambika ku meza cyangwa ku ntebe bigatuma idatemba ngo ihirime, aho irambitse ikaguma aho ngaho. Izo nguni kandi zorohereza uyifashe mu ntoki yayandikisha, bikamurinda kunanirwa intoki vuba, kandi gikoze muri polystyrene, ikaba ari plastike ya mbere ihendutse kandi ikomera, ikareberana ku buryo ukoresha iyo karamu akomeza kureba uko ikaramu ye igenda imanuka ishiramo, n'igihe cyo gushiramo ibizamutungure atiteguye. Agapfundikizo kayo nako gakoze ku buryo kaba gapfundikira ikaramu kandi kakabasha no gufata ku mufuka wa nyirayo, nabyo bituma ikaramu idatakara byoroshye. Ikaramu ya Bic ikimara kugera ku isoko yasaga n'impinguramatwara ibayeho, kuko yari ihendutse cyane bitigeze bibaho ku isoko ry'amakaramu, kuko yaguraga amasente 29 yonyine icyo gihe. Amafaranga washyira mu gaciro ka none akangana n'amadolari 3 gusa. Yari make cyane bikabije ugereranije na ya yindi yaguraga amadolari 190 yo muri iki gihe. Ni impinduramatwara rero yari ibaye, aho abantu noneho babashaga kwigondera ikaramu bakayigura bakanayandikisha. Noneho ushobora kwibaza impamvu Marcel Bic atigeze afata izina rye ngo abe ari iryo ashyira ku iyi karamu. Ibi nibyo yari yarakoze mbere. Mu ntangiriro iyi karamu yari yarayise Bic, ariko abantu bo mu bihugu bikoresha ururimi rw'icyongereza bakomezaga gusoma Bic bakivugira Bic. Marcel nawe ahitamo gukuraho inyuguti ya H inyuma ku izina rye, n'ubundi izina ry'ikaramu risigara ari Bic. Marcel Bic yakoze akazi gakomeye kandi k'agaciro gahambaye, kubera ko buri wese mu isi ashobora kwigondera ikaramu akayigura kubera akazi ka Marcel Bic. Ikaramu ya Bic imaze gukundwa no kwamamara, Bic yahise ashyira amashami y'uruganda rwa Bic hirya no hino mu migabane y'isi, ku buryo ubu bihugu byinshi hari inganda za Bic. Hagati y'umwaka w'1950 n'umwaka w'2000, hamwe no kuba ikaramu ya Bic itari yarigeze iva kuri mode, ahubwo yari imaze no kwinjiza miliyari zirenga 100 z'amadolari, nta gicuruzwa na kimwe gishobora kumara igihe kirekire ku isoko kandi gikunzwe nk'uko bimeze ku ikaramu ya Bic. Yanatumye abantu benshi bava mu mubare w'inkandagira bitabo bakamenya gusoma no kwandika. Abazi gusoma no kwandika bavuye kuri 35% by'abatuye isi mu mwaka w'1940 bagera kuri 90% mu mwaka w'2000. Marcel Bic yitabye Imana mu mwaka w'1994 afite imyaka 79. Yasize abana 11, abo akaba ari nabo bakomeje gukurikirana no gucunga uruganda rwa Bic, ndetse nyuma y'imyaka uyu muryango wa Bic wagerageje gushyira ahagaragara ibindi bicuruzwa nka jireta abantu bogoshesha imisatsi y'inyongera, n'iki kibiriti gikoresha gaze, aho amaze kugurisha utubiriti dusaga miliyari 30. Utu tubiriti natwo mbere yuko dukorwa na Bic, bene ibi bibiriti byaguraga umugabo bigasiba undi kubera igiciro cyabyo cyari gihanitse. Iyi video ntiyari iyo kuvuga ku kibiriti, ahubwo yavugaga ku gikoresho cyatumye abenshi mu batuye isi bava mu bujiji bwo kutamenya gusoma no kwandika. Iyi video nayo twakoze ku hantu bivuga ko hakorerwa ubushakashatsi kabuhariwe mu mugambi wo guhindura ikirere cy'isi, nayo yakuryohera. Nahiswe Area 51. Ushimiye kubana nanjye kugeza ku musozo w'iyi video. Subscribe, share na comment ni ingenzi. Wakoze cyane. Bye.